neza ni Prince of Man. Karibu kuri iyi nzu mbazaniye uyu munsi duherereye Kimironko mu Bibare, aho mbanzaniye inzu nziza kandi nshyashya igurishwa. Reka mbabwire imiterere y'iyi. Iyi nzu iri ku kibanza gifite metero kare 350, ifite ibyumba 5, ama bathrooms ni 4 n'igice. Ni inzu nshyashya kandi nziza iherereye hano Kimironko mu Bibare, iri kuri kaburimbo, mbese ni inzu iryoshye. Tugiye gutangira episode rero bereka imiterere yayo, mbibutsa wishaka iragura miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu nziza yakwiriye, reka mbere kuko iteye. Quartier inzu irimo ni quartier nziza kandi ikeye, murabona ko ituwe, kaburimbo, quartier ituje, nani ndi kuvuga gacece kugira ngo nasakuriza abaryamye, iratuje pe. Ariko kandi tukagera kuri iyi nzu mu ndebero ukuntu iyi nzu imeze, ni inzu isa neza, amabara makeya, mbese utuntu twiza tw'ubungubu. Imyubakire y'iki gihe rwose iratandukanye, ifite utuntu twinshi dushimishije. Parking dufite hano ni imodoka 3 cyangwa 4 bitewe n'uburyo baziparitse, ariko kandi tutabuze kureba ino nzu. Ni inzu isa neza pe, iraryoshye. Reka mbereke mo imbere uko hateye. Kwinjira muri iyi nzu, iyi miryango ni aluminium ndetse n'ibirahuri binini, ariko kandi mu ndebere uyu mwanya wa salon urahagije, ni munini. Ibirahuri dufitemo hano yaba kuri uru ruhande yaba ku rwo hirya ni byinshi, ku buryo urumuri ugira muri iyi nzu rurahagije pe, rurahagije, ni rwinshi. Ndetse kandi wanareba n'uburyo irangiye, yaba uburyo ibikuta bisenye, amakaro bakoreshejemo hano afitemo akantu kameze nka marble, gypsum ziri hejuru zikoze neza, amatara menshi, covelight detail mo hariya hejuru. Yewe niyo wakwibagirwa umubumbe uriho, iri tara riri mu mubumbe w'isi, kuvuga ureba ukibuka kuri ku isi. Ariko kandi ni salon nziza ifunguye, iri moderne. Ku ruhande gato niho dusanga uyu mwanya wo kuriramo, nanone kandi ni umwanya munini, ndetse kuba uri no mu nguni bituma ushobora guplasa ameza yawe kuri uruhande, ntajye mu nzira, ku buryo n'abagenda abo wakiramo hano bagira rwose gutembera bimeze neza. Tukagira na ka kantu ko gukarabiramo intoki ku ruhande, idirishya rinini ushaka kurifungura ushaka akayaga muri kurya. Mbese urabona ko rwose uyu mwanya nawe umeze neza. Ku ruhande gato usanga uyu mwanya w'igikoni, ni igikoni ntabwo ari kinini cyane, twabonye ibikoni binini, ariko kandi kirahagije kuko ufite ibyo ukeneye byose. Hangira ngo niba ari umwanya wo guterekamo frigo, utubati turimo two ni twiza kandi turahagije, eviye nshyashya zigezweho zisa neza, granite y'umweru, umwanya w'ishyiga rimwe rinini ry'amashyiga 6. Mbese ni igikoni mu by'ukuri techniquement gifite ibyo ukeneye byose. Reka turebe no mu gikari ho gatoya. Mu gikari naho hakoze neza, dufite annexe ebyiri, iyi ngiyi irimo igikoni na douche na toilette, iyi ngiyi ikabamo stock n'icyumba cy'umukozi, ndetse na hejuru ikigega cy'amazi. Ni ukuvuga naho inyuma rwose murabona ko hakoze neza. Uwakoze neza yibuka n'aka kantu ko kogerezamo ibyombo, si ngombwa kubyogereza byose mo imbere, ahangaha harahagije. Reka twisubiremo imbere. Nk'uko nababwiye, iyi nzu ifite ibyumba 5 na bathrooms 4 n'igice. Aha hasi tuhafite icyumba kimwe na toilette imwe na stock. Reka mbereke. Iki ni icyumba cya mbere. Iki cyumba ni kinini ku buryo cyane qualifying kuba master bedroom ya hano hasi. Gifite metero 5 kuri 3 n'igice, ariko kandi uyu mwanya ni uw'igitanda gusa. Udutara twiza ku mutwe w'igitanda, idirishya rinini ryinjiza urumuri, ariko si ibyo gusa, ni douche yuzuye, umwanya wo kogeramo, toilette ndetse na floating vanity kuri ruhande. Murabona ko iki cyumba ni kinini ku buryo ushobora kukigira master bedroom yo hasi. Ubwo ndi kuvuga kwa kundi umuntu agura inzu abana n'umubyeyi ukuze, cyangwa se n'abakoze ama escalier yaramunaniye akajyana abana gutura hejuru n'abakiturira hasi. Katurebe ibindi byumba. Mbere yuko tuzamuka, aha naho hari ibindi tuhafite. Uriya muryango tubona hariya nusubira imbere kuri parking, ni ukuvuga dufite imiryango yo kwinjiramo 2, ariko ahangaha akaba ariho dusanga toilette y'igice ikoreshwa n'abashyitsi ndetse n'abantu bari hano hasi batarinze bajya mu byumba.
hari ikindi ntaribagirwa, dufite kandi n'uyu mwanya wo munsi ya esikariye ukoreshwa na stock. Ngaho reka tuzamuke. Mu kugera hejuru dufite ino landing, hariya hakaba hari idirishya ryitwa picture window rituma hano tugiramo urumuri ruhagije. Imiterere y'ino floor tugezeho, hari ibyumba 4 n'amatoilette 3. Reka mbere kuko biteye. Dufite iki cyumba cya mbere, ni icyumba cyiza ko gifite metero 3 n'igice kuri metero 3 n'igice, ndetse n'idirishya rinini cyane tumugira urumuri ruhagije, n'utu tuntu twiza turi ku mutwe w'igitanda, ndetse n'iki ngiki kingana na kiriya tuvuyemo, ariko by'akarusho gifite balcon ku ruhande bituma ushobora kuyicarira ugatuza. Byombi bisangira iyi douche. Dufite uyu mwanya mwiza wo kogeramo, ni munini ndetse ufite na shampoo niche, tukagira iyi floating vanity bwo kwitunganyirizamo mu maso, ndetse na toilette hano ku ruhande ko itari ibibonke kuko uri munini sinzi uko wahakwira. Kuri uruhande naho turafite ibyumba 2 birimo na chambre principale. Hari iki cyumba cya mbere nacyo ni kinini ko gifite metero 4 kuri 4, ni icyumba cyiza. Nakunze kuri ino zifite ibara rimwe gusa, ni irangi ry'umweru ahantu hose, bituma ukunda amabara uza ukishushanyiriza uko ushaka. Iki cyumba kandi gifite icyo bita gigant balcony, ariyo iyi balcon ntoya cyane, ntabwo wayicaraho ariko ushobora guhagarara wenjoyinga ibyiza bitatse u Rwanda. Iki cyumba kandi kiri self contained, ni ukuvuga tugeze hano twinjira muri iyi douche, murabona ko iyi douche ari nini, irahagije, umwanya wo kogeramo, shampoo niche kuri uru ruhande, dufite floating vanity hano, ndetse na toilette kuri uru ruhande. Kirango murabona rwose ko iki cyumba techniquement gishobora nacyo guqualifyinga kwitwa master cyangwa se secondary. Reka mbereke master ariko yuko iteye. Iyi master ifite view nziza cyane y'ahantu hubatse Nyandungu Eco Tour something, hahantu nyaburanga hari Nyandungu. Uri hano rwose wapepera abantu bariyo, ndetse tukagira iki cyumba cyiza kinini. Uyu ni umwanya w'icyumba gusa, cyese ushaka kongeramo garderobe zitari ngombwa, ariko iki cyumba gifite metero zigera kuri 3 n'igice kuri 3 n'igice, ni icyo kuraramo cyonyine. Dufite imyanya yo gucomekaho televiziyo hariya uramutse uyikeneye, ndetse n'uyu mutwe w'igitanda uriho twa dutara twabonye turi ahantu hatandukanye, ariko kandi ufite view nziza. Ngira ngo uri hano witegereje hirya aya n'amashuri y'Imasoro hariya kuri ruhande. Ariko kandi nk'uko nari mbivuze, iki cyumba gifite ibindi bintu bigifasha. Kuri uru ruhande niho dufite urwambariro, mbese hariho washyira utubati tw'imyenda, ndetse tukagira n'uyu mwanya wa douche nziza. Dufite bathtub hano ishobora kugufasha uramutse unakoze mu myaka kuko wakoga wicaye. Tukagira umwanya wo kogeramo uhagaze. Kuri uru ruhande ufite shampoo niche, floating vanity nziza ifite n'udutara dutuma usa neza cyane. Kuri uru ruhande tuhafite toilette, ndetse n'iyi miruwari yo gutuma umaze koga umaze kwambara ugenda ukeye. Iyi nzu rero ikaba iherereye hano Kimironko mu Bibare. Ni inzu y'ibyumba 5, bathrooms 4 n'igice, ikaba yubatse neza ndetse ifite amabara makeya, 50. Iyi nzu ikaba yaba iyawe. Ngendeye ku biciro biri hano hanze, amazu ahari ntabwo uhenzwe kuko inzu muri quartier nziza yubatswe neza, ni inzu mbese ikwiranye n'ayo mafaranga. Ubwo rero karibu ni Kimironko, mwaduhamagara, nimero yacu ni 0788 44 18 44. Mbibutsa wasubscribe kuri channel yacu, twerekana amazu ari ahantu hatandukanye agurishwa muri Kigali kugira ngo tujye tubana kenshi. Naho ubutaha rero, yari Prince of Mike.